Iki ni ikiganiro Barada Vibes, ngende Barada. Reka ngushimire kuba ufashe umwanya ukaba ugiye kumva iki kiganiro. Wari uzi ko iki kiganiro ushobora no kugisharinga, ushobora no kugiha undi muntu utekereza ko ashobora kucyumva kikamugirira akamaro. Wakoze cyane rero. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu bine ku birebana n'imibonano mpuzabitsina. Akenshi iyo mvuga imibonano mpuzabitsina nibanda ku bantu bashakanye, abantu babana umunsi ku munsi. Ibi rero ni ibintu bine cyangwa se ibintu ugomba kumenya ku birebana n'imibonano mpuzabitsina. Wari uzi yuko kuryamana, gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye si ubushake, ni itegeko. Ariko itegeko ritavuye ahandi, ni itegeko hagati yanyu nk'abantu babiri bashakanye mugomba kumvikanaho. Mu gihe umwe muri mwebwe ari ushyiraho iryo tegeko, ari ushaka ko ryubahirizwa, ntago ari byo. Mu gihe umwe muri mwebwe ari ushyiraho itegeko yuko mukora iyo mibonano mpuzabitsina cyangwa mutayikora, ntago ari byo. Hagati yanyu ni ikintu mugomba kwemeranyaho, kikava ku itegeko kikaba nk'ihame mu rugo rwanyu kugira ngo mukore iyo mibonano mpuzabitsina. Wari uzi yuko iyo udakora imibonano mpuzabitsina, iyo umaze igihe utayikora, nk'abantu bashakanye nibo mvugaho, hari ibintu biba birimo bipfa mu buzima, hari ibintu bihinduka cyangwa se bitagenda neza mu buzima bwawe. Ikindi wari uzi yuko ni icya kabiri, gukora imibonano mpuzabitsina hagati y'umugore n'umugabo mwashakanye si impuhwe z'umugore, ntabwo ari impuhwe umugore agomba kugirira umugabo, nawe arabikunda, abyungukiramo. Uzabyumva hano umugabo apfukama agasenga, agasaba imbabazi, akagera ate kugira ngo agiye guta umugore amwemerere. Cyangwa se umugore ugasanga yigize akamana, hari ibintu nyine agomba kugira gutegeka umugabo kugira ngo amwemerere. Yego umugabo aratereta, akaguyaguya, akagira gute, agashyira umugore muri mudu. Ariko ntago gukora sex, ntago guhuza ibitsina, guhuza urugwiro ku bashakanye ari impuhwe umugore agirira umugabo. Niba ariko bimeze muri couple yanyu, mujye mushyiraho akabazo. Sibyo wa mugore we? Ntuzibwire yuko kwemera kuryamana n'umugabo wawe ari impuhwe wamugiriye. Oya, icyo kintu ugishyire ahantu cyumva, ucyandike, ukiteho, nawe ubyungukiraho, nawe urabikunda. Uko bimeze kose ntago ari impuhwe. Akandi kantu mwari muzi yuko niba mwubatse, mwarashatse, kugira ngo umugore wemere kuryamana n'umugabo wawe, ari uko aguhonga, ari uko agura ikintu runaka, ari uko azana ikintu runaka, ukemera. Uzi icyo uko witwa? Hari izina ntashaka kukwita kano kanya. Ikintu cya kane rero ku birebana n'imibonano mpuzabitsina y'abashakanye, guhuza urugwiro, gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye si ikintu cyo gukora kuko ibindi byarangiye, ibindi byakozwe, ibindi byashyizwe kuri gahunda ngo noneho ngo mukore iyo mibonano mpuzabitsina. Oya, hari abantu bafata ko gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye ari ikintu kidafite agaciro, kidafite akamaro. Hari ubushakashatsi ndimo ndagenda mbuhuza bwerekana akamaro ko gukora imibonano mpuzabitsina, guhuza ibitsina nk'abashakanye inshuro nyinshi, icyo bikuraho. Nsoma ubwo bushakashatsi cyangwa se nawe wabusomye ukabonamo utwo tuntu dufite akamaro, nukuri uzambabarire ubinyoherereze. Sibyo, unyandikire nkubwire ukuntu wabinyoherereza, mbyegeranye nkoremo icyegeranyo cy'ikiganiro gifatika. Gukora imibonano mpuzabitsina hari ibintu byinshi bikiza. Wari uzi ko abantu barwara umutwe bahora bafite ikibazo cy'umutwe iyo mukora imibonano mpuzabitsina? Ariko gukora imibonano mpuzabitsina pana nka bya bindi biraho uhima mugenzi wawe, gukora imibonano mpuzabitsina buri wese akagerayo, buri wese akumva arishimye muri abo ngabo barimo bayikora. Wari uzi ko bigabanya iki? Bigabanya umutwe. Wari uzi ko bigabanya stress? Wari uzi ko hari indwara nyinshi bigenda bikuraho? Akantu kanangaje nuko n'ukuntu umutima utera, uburyo umuntu afite ikibazo cy'umutima bishobora kugira uruhare mu kwigabanya. Iyo ugiye kwa muganga hari ibintu byinshi cyane bakwandikira, imiti, siporo, ibiki. Gukora imibonano mpuzabitsina nako kantu karimo, cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina nk'abantu bashakanye si ikintu cyo gukora ibindi bintu byarangiye byakozwe, kuko nta na rimwe umuntu agerayo. Buri gitondo urabyuka ukongera bukira, ukongera ukabyuka, ukongera ukagera gute, ugasanga nta mwanya ubona wo guhuza urugwiro n'umuntu mwashakanye.
urarushye, ufite akazi kenshi, ufite ibintu byinshi bikuriho. Muri ibyo bintu byinshi no guhuza ibitsina mugomba kugira gute, no kuryamana, guhuza urugwiro nk'abashakanye mugomba kubishyira muri gahunda. Mu byemere mu byange, gukora imibonano mpuzabitsina si ikintu kidafite agaciro mushyira hariya mukibagirwa. Hoya, kigomba kuza mu bintu bya mbere, kuko niho hazingiye, niho mutima w'iki w'urukundo, niho mutima w'abashakanye. Ako kantu rero niba mujya mukibagirwa, hari ikintu cyinshi, hari ikintu kinini cyane mushyira ku ruhande. Kandi ahangaha niba ndimo mbivuga, mwikwitana ba mwana, bavuga si wowe se, si oya, mwikwitana ba mwana, kuko njya mvuga yuko mu rugo mwese muri aba partners, mwese muri abafatanya bikorwa. Niba ikintu kigenda, buri wese kikaba kigenda neza, mu bifitemo 50/50, buri wese afite 50. Niba ikintu kitagenda neza, mwese mufitemo 50%, 50%, murabigabana. Mujya mubona ukuntu icyangombwa cy'ubutaka iyo bandikaho 50% by'umugabo na 50% by'umugore, no muri urwo rugo rwanyu rero ibigenda neza buri wese afitemo 50%, n'undi akayigira. Ibitagenda mwese mubifitemo 50%. Uyu munsi wicara urebe uruhare rwawe mu migendekere neza y'ibirimo aho, cyane cyane mu kubaka urugo, mu guhuza urugwiro, gukora ibyo turimo tuvuga. Wirebeho, apana kureba mugenzi wawe. Uyu munsi niba urimo wumva iki kiganiro, wikwinjirira mugenzi wawe ngo ujye gutangira kumusuzuma, kuko akenshi agahwa kari kundi karahandurika. Ndabeshya, mugenzi wawe kumureba ibitagenda, ibyo adakora biroroshye, ariko se wowe uri shyashya, wowe ubikora neza. Ntiwibere rero. Ikiganiro ni Barada Vibes, ndimo ndakubwira ibintu ugomba kumenya ku birebana n'imibonano mpuzabitsina, cyane cyane niba ufite umugabo cyangwa ufite umugore. Ikintu cya kane, wari uzi ko gukora imibonano mpuzabitsina atari igikorwa ngo umugabo agomba gukora ngo yemeze umugore, naho umugore nawe ngo akore iki, yicare atanga amanota avuga ati ibi byagenze neza, ibi byagenze nabi. Hoya, iyo murimo muhuza urugwiro hakazamo ako kantu ko kuvuga ngo ndamwemeza sha, ntago bicamo. Kuko iyo atakubwiye ati wemeje sha, uhita wumva ucitse amazi. Nawe mugore rero ntukagiye wumva yuko mu gihe umuntu arimo akora ikintu ugomba kumuha amanota. Icyo gihe iyo harimo ako kantu ko gutanga amanota no gushaka kwemeza, ntago muryoherwa, ntago umenya ngo mugenzi wanjye yakunze ibi. Ikindi kintu bijya binababaza, aho umugabo iyo ari umuntu uca inyuma umugore we ashaka kwemeza hanze. Akantu gakunze kugaragara, wari uzi ko burya niyo ugiye hanze bakakubwira ngo wemeje, ujye utekereza koko nemeje cyangwa hari impamvu itumye banshima. Bijya bibabaza ahantu umugabo aca inyuma umugore we hanze bakamushima, ariko yagera mu rugo ntihagire ikintu yumva. Kubera iki? Ujye ureba impamvu hanze aho ngaho bagushima. Bashobora kugushima kubera ko utanga rasiyo, bashobora kugushima kubera ko waguze, watanze amafaranga menshi, bashobora kugushima kugira ngo n'ejo uzagaruke ukomeze utunge urwo rugo aho ngaho wagiye. Mu gihe mu rugo nta kintu ukora, nta gushyiramo effort. Hari n'igihe ujya hanze ukavuga uti ngomba kumwemeza atazagenda mvuga nabi, ariko iwawe ntaba ari kubikora. Hakaba n'igihe noneho n'umuntu mu rugo, muri iki gikorwa ni igikorwa cy'abantu babiri. Ntago umugabo agomba kwemeza ngo umugore atanga amanota, ahubwo mwese murimo, niba muri gukora imibonano mpuzabitsina mwese muzi ikibazanye, mwese rero mugomba kugira gute, bigomba kuba 50-50, mukanezerwa kimwe. Ntihagire unezerwa ngo undi asigare afite iki, afite inzara. Ntuwicare ngo uvuge ngo namwemeje. Wamwemeje ute? Cyangwa umugore atangira atanga amanota. Hoya, ibingibi ibyo bintu ni bine mubimenye. Icya mbere, kuryamana nk'abashakanye si ubushake, ni amahitamo, ni ibintu muba mwaremeranyijweho, byarangiza bikaba nk'itegeko, bikaba ibintu bigenga urugo rwanyu. Amwe mu mahame agenga abashakanye ni iki ngiki kibamo. Kurushye mugenzi wawe arurushye, kudashaka ko muryamana mugenzi wawe agomba kubigwamo. Icya kabiri, gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye si impuhwe umugore agirira umugabo. Icya gatatu, kuryamana, gukora imibonano mpuzabitsina, guhuza urugwiro si ikintu cyo gukora kuko ibindi bintu byarangiye, kuko noneho akanya kabonetse. Ntimukajye mugishugunya ngo icyo kintu mugishyire ku ruhande, ntimugihe agaciro.
ukwezi, amezi 2, amezi 3, umwaka ugashira nta n'umwe ukoze ku wundi. Yewe we, muri mu biki? Ahangaha ngiye mvuga nti niba mutahuza urwo rugwiro, byanze bikunze umwe muri mwe harahana kemura akabazo. Hanyuma ikintu cya kane ni uko gukora imibonano mpuzabitsina si igikorwa cyo gukora ngo umugabo yemeze umugore cyangwa ngo umugore atanga amanota. Nuko nguko byari bimeze. Mwakoze cyane rero. Ngiye na Ribarada, ikiganiro cya Ribarada Vibes.